data, Banyarwanda, Banyarwandakazi, abatwumva bari mu Rwanda, abatwumva bari mu bihugu by'abaturanyi, muri Congo, bumva ururimi rwacu, muri Uganda, mu Burundi, Tanzania ndetse na Kenya. Tuzi ko hose hari abantu bumva ururimi dukoresha. Tubanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi ntabwo twibagiwe inshuti zacu zitwumva cyangwa se zikurikira ubutumwa bwiza kuri YouTube channel yacu. Mozambique dufite abari muri Zambia badukurikirana rwose, dufite bene data bari hirya no hino batukurikira bari mu bihugu by'Uburayi. Dufite inshuti zidukunda cyane zidukurikira ziri mu Bubiligi, turabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Dufite abari muri Amerika, tugira muri Australia, dufite inshuti n'ahandi tudashoboye kuvuga. Dufite inshuti zidukurikirana, turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi turizera ko muri amahoro. Nimba hariho n'abari mu bibazo, ibibazo birasanzwe mu buzima, ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, kandi niyo mpamvu tuba tugarutse ni ukugira ngo twumvira hamwe icyo Imana ivuga ku buzima bwacu, ivuga ku bibazo turimo, ivuga mu ntambara duhura nazo z'ubuzima bwa buri munsi. Nk'uko bisanzwe rero, ni Pasiteri Theoneste muri hano. Ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana, ngira ngo tuze kuvugaho, nubwo tutaza gusoma cyane, ariko turaza kuvuga ku nkuru y'abantu batatu. Turahera mu gitabo cyo Kuva 15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'8. Turaza gusoma nanone muri Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere, Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa kugeza ku 10. Turaza no kuvuga ku nkuru dusanga muri Luka igice cya mbere umurongo wa 46 kugeza 45, 45 kugeza ku 55. Hanyuma umutwe w'amagambo turaza kuganira hejuru y'indirimbo yishimwe cyangwa se indirimbo y'umunezero. Ubusanzwe umuntu wese wishimye araririmba, ariko habaho n'indirimbo z'umubabaro. Bisobanura ko kuririmba ni uburyo kugaragaza amarangamutima y'abantu. Muri iki cyigisho cyacu kigufi turavuga ku kuririmbishwa n'umunezero cyangwa se n'igitangaza Imana ibigukoreye cyangwa se ikoreye umuntu mu mibereho ye, mu buzima bwe, nyuma yo kumara igihe kinini ahangayitse, yihebye. Cya gihe nyine uvuga uti ubuzima burarangiye, cya gihe uvuga uti iri niryo herezo, cya gihe uvuga uti ikintu sinzakivamo, cya gihe uvuga uti mbese wihebye, ubona ko nta hepfo nta ruguru ikintu ugezemo, situation urimo ari urupfu, ari akaga, ari ingorane, ariko ukabona Imana yonyine gusa, nta muntu watabaje cyangwa se n'uwo watabara atashobora gutabara, ukabona Imana yonyine irakurokoye ikuvanye muri ayo makuba. Niyo ndirimbo yishimwe, niyo ndirimbo y'umunezero ngira ngo tuze kuganiraho muri uyu mwanya. Mbere na mbere twabonye mu gitabo cyo Kuva 15 umurongo wa 18. Ni imirongo myinshi dushobora kuyisoma umwanya muto dufite, ariko tuhabona indirimbo ya Mose yaririmbye hamwe n'Abisiraheli. Muribuka inkuru y'Abisiraheli na Mose bavuye mu gihugu cya Misiri, bageze ngo ku nyanja itukura, bakiri hakurya yayo, ngo basanze inyanja yuzuye, kandi ngo nyuma yabo biratubwira ngo hari amagare n'amafarashi n'ingabo za Farawo n'intwaro zibakurikiye. Mu mpande zabo zombi ngo hari imisozi miremire, bisanze bari hagati, imbere ari inyanja, inyuma ari ingabo za Farawo, kandi zitazanywe no kubagarura gusa, ahubwo zari zije no kubatsemba, kubarangiriza aho ngaho. Kandi impande zose hari imisozi,
ngo batangira guhangayika, batangira kwitotombera Mose, batangira kumubwira bati ni ukubera iki ibi bintu byo kutuzana wabitekereje ute ko tugiye kurimbukira ahangaha? Baramubwira bati kubera iki ibi bintu ubikoze? Maze ngo baritotomba cyane, kandi koko bari bageze mu bikomeye, bari bageze ahakomeye, aho batashobora kubona umuntu uwo ari we wese ushobora kubarokora, umuntu uwo ari we ushobora kubakiza muri ako kaga bari bagezemo. Ariko ngo Imana ibwira Mose, iramubwira iti humura, nakwemereye ko tuzajyana, nakwemereye ko nazasigara. Iramubwira iti rambura inkoni yawe ya yindi hejuru y'uruzi, hejuru y'inyanja, inyanja ngo ikikamo kabiri. Barambuka bageze hakurya. Biratubwira ngo umuntu wa nyuma wo mu Bisiraheli azamutse avuye mu nyanja, hanyuma ngo uwo mu bari babakurikiye mu babisha babo nawe yari yinjiyemo, bishimye bati Imana iduciriye inzira yo kubageraho, tugiye guca mu nzira imwe tubagereho tubarimbure. Ariko ngo bamaze kumanuka bose bageze mu nyanja, uwa nyuma amaze kwinjiramo wo mu banyamisiri cyangwa abanyagiputa, nuko ngo Imana izana umuyaga ukomeye cyane uhuha amazi ngo arabarengera. Nuko Mose n'Abisirayeli bari bahagaze hakurya, ku ruhande rwo hakurya, barabibona n'amaso yabo. Nuko ngo batera indirimbo y'ibyishimo, bararirimba, barabyina, bitera hejuru. Ntabwo byoroshye kubyumva, ariko ishyire mu mwanya wabo, sa nk'uwishyira mu mwanya wabo icyo gihe, use nk'uwishyira mo ubwawe, ubona amazi, inyanja imbere yawe, ubona imisozi, uri kumwe, inyuma hari ingabo, uri kumwe n'abana, uteruye n'abonka, abandi bakikiye n'incuke. Wishyire muri icyo gihe, baravugaga bati tugiye kurimbuka, nta n'uwacu uzasigara, twese ubwoko bwose burarimbutse, burarangiye, n'ibyacu byose birarangiye, nta n'uhazarokoka n'ubara inkuru. Ariko Imana ibatabara muri icyo gihe, ibakura muri ako kaga. Kimwe nawe ushobora kuba uri mu kibazo gikomeye, ushobora kuba uri mu ntambara zikomeye, ushobora kuba uri mu kaga gakomeye, uvuga uti birarangiye, nta kubaho, nta gukira, birarangiye, ubuzima bwanjye burangiriye ahangaha. Ariko Imana yo mu ijuru, Imana dusenga, nimba uyiringira, nimba uyisenga, nimba uyikiranukira, iracyagufiteho imigambi myiza, iracyafite ubugingo bwawe mu maboko yayo, iracyafite ubuzima bwawe mu maboko yayo. Humura, witinya, komeza uyizere, uyiringire. Umunsi umwe izashyira indirimbo mu kanwa kawe, indirimbo y'ibyishimo. Bishobora kuba ari ubugumba, uvuga uti bizagenda gute, ushobora kuba ari inzara, ishobora kuba ari ubukene, ishobora kuba ari intambara, ishobora kuba ari indwara, bakubwiye bati ntizakira, ubuzima bwawe kugira ko burangiye. Ariko wiringire Imana, uyizere, uyitegereze, igihe kimwe izashyira indirimbo mu kanwa kawe, uhaguruke uririmbe. Undi wa kabiri dusanga muri Samweli wa mbere, ibice 2 umurongo wa mbere kugeza ku 10. Nawe ni umudamu uzwi cyane w'icyamamare muri Bibiliya, cyangwa ku basomyi ba Bibiliya, witwa Hana. Inkuru ye nawe murayizi, uburyo yashatse umugabo. Nuko ngo yari afite umugabo ufite abagore 2, nuko ngo ariko mukeba we Penina we ngo arabyara, agira abana b'abahungu n'abakobwa, akajya atuma, ndetse agira n'igihe cyo kujya amunyega, amukina ku mubyimba, avuga ati wowe si umugore ki, wowe si umaze iki, wowe si urinde. Hana ngo agira umubabaro ukomeye cyane, umubabaro yagize ngo umusunikira ku Mana, atangira kwiga gusenga mu buryo bukomeye, bitari bwa bundi bw'idini, bitari bwa bundi bw'akamenyero. Hari ugusenga abantu bamenyereye, bigishijwe, babona ku babyeyi babo, babona ku nshuti zabo, babona ku babayobora. Ariko hari no gusenga kundi k'umuntu ku giti cye,
asunikirwamo n'ibihe, asunikirwamo n'intambara, asunikirwamo n'akaga, asunikirwamo n'ibibazo bye ku giti cye, undi muntu wese atashobora kumva, atashobora gusiporuta, atashobora gutekereza ngo abyumve bya bindi byawe ku giti cyawe. Muribuka na Yesu ijoro yari bwambanirwemo, biratubwira ngo yagiye gusenga n'abigishwa be, igihe asengaga ngo abira ibyuya by'amaraso, ariko abigishwa be ngo yaragaruka agasanga basinziriye, ntabwo babyumvaga, ntabwo cyari igihe cyabo, ntabwo byari ibyabo. Bishobora kuba nawe ugeze mu bihe meze gutyo, ariko ndagira ngo nkubwire, Hana akomeza kwizera Imana, akomeza gusenga, akomeza kwinginga Imana. Muri buri gihe kimwe ajya gusengera i Shilo, Bibiliya tubwira ngo yasenganye umubabaro atabumbura akanwa ke, ngo bitumye umutambyi Eli ngo avuga ati wa mugore uzageza he isindwe ryawe uje no gusindira mu rusengero. Yewe Imana idufashe. Agize amagambo ya Penina, agira amagambo y'abaturanyi, agira amagambo y'abantu, noneho agize n'amagambo y'umutambyi. Imana idufashe. Reka nkubwire, Imana ikwigisha, nta muntu uzakugirira imbabazi. Yewe abo muvindimwe bazakuvuga, umugabo wagushatse azakuvuga, umugore mwashakanye azakuvuga, abana wabyaye bazakuvuga, inshuti zawe zizakuvuga. Ariko icyo gihe ujye umenya yuko baba bagusunikira ku Mana, uzisanga usigaye mu mfuka wenyine gusa n'Imana. Icyo gihe ngo Hana agumya gusenga, aravuga ati ntabwo Nyagasani, ntabwo nasinze, ntutekereze ko ndi umukobwa w'ikigoryi wenda wasinze, oya, atahubwo nsutse amaganya yose mu mutima wanjye, nyasutse imbere y'Imana. Imana idufashe. Ngira ngo yatinye gusenga avuga, kuko abantu babonaga bitagishoboka, agira isoni zo kuvuga ati Mana nk'umwana, kubera imyaka yari afite. Nawe umaze igihe kirekire, ndetse usigaye utinya no gusengera ibyifuzo runaka, uvuga uti abantu ntibanyumva baragira ngo iki. Ariko ndagira nkubwire, igihe cyarageze ngo umutambyi Eli aramubwira ati igendere mubyeyi, kandi Imana ya Isiraheli wasabye iguha icyo wayisabye. Imana idufashe. Ngo aragenda, hashize igihe aratwita. Indirimbo yaririmbye muri ibyo bice 2:1 kugeza ku 10, yayiririmbye azanye umwana Samweli mu rusengero, kuko rero yarasabye Imana ati nzamugutura, n'umuhuye umwana nzamugutura. Mwene data, muvandimwe, inshuti, aho uherereye hose, umaze igihe kinini cyane utaka, umaze igihe kinini cyane usenga, wenda ntiwanasubijwe, wenda warihebye, wenda warihebuye, ariko ntuvane ibyiringiro ku Mana. Komeza wizere Imana, komeza utegereze Imana. Imana niyo kwizerwa, Imana niyo kwiringirwa, izagusubiza. Igihe kimwe na Hana yaramushubije, igihe kimwe utatekereza, igihe kimwe utibwira, Imana izagusubiza. Imana izagukiza ubwo burwayi, Imana izagukiza ubwo bugumba, Imana izagukiza ubwo bukene, Imana izagusubiza kutagira akazi, Imana izagusubiza izo ngorane zose urimo. Hanyuma use nk'ukangutse, use nk'uvuye mu bitotsi, use nk'uvuye ahantu utaruzi, nawe uhaguruke ururimbe, wuzure ibyishimo n'ishimwe. Imana idufashe cyane. Tubona undi muntu wa gatatu ahariya twabonye muri Luka igice cya 1 umurongo wa 46 kugeza kwa 55. Hari inkuru y'umukobwa umwe ngo wari isugi witwaga Mariya. Ngira ngo turamuzi cyane, abasoma Bibiliya n'abadasoma Bibiliya baramuzi. Uyu nawe muramwibuka, yari umukiranutsi, asenga Imana, yubaha Imana mu gihe cye. Ariko mu gihe kiza kugera, marayika aramubonekera, mubwira ibyo kuzasama inda, mubwira uko bizagenda byose. Murabyibuka uko plan yose yari imeze. Hanyuma igihe kiragera koko bigenda gutyo, kandi ngo yari yaranasabwe afite fiance. Byari ibintu bitumvikana kandi ibintu binakomeye kugira ngo umukobwa asame mu gihe afite fiance. No mu gihe atamufite biragoye, ariko noneho ibaze gusama ufite na fiance byanze bikunze akazamenya ko ufite inda. Byari bimukomere cyane, kandi niko byagenze n'ubundi kuri Yosefu,
kuko ngo yageze igihe agambirira kumubenga, ariko ngo marayika aramubonekera aramubwira ati Yosefu witinya, kuko Mariya inda atwite ni iy'Umwuka Wera. Byari ibintu bikomeye, atari ibintu ubwiwe n'Imana ngo ibikwemeze mu mutima wawe, ntabwo kubyumva byoroshye. Kuri Mariya nawe ntabwo byari bimworoheye gusobanurira ababyeyi be ngo marayika yaransanze ambwira ibi n'ibi. Yahuye n'intambara, ntibyari bimworoheye kubwira bagenzi be ngo marayika yaransanze. Yari umukiranutsi. Mariya umutekereze nk'umukiranutsi, ntiyari ameze nk'abakobwa b'iki gihe bitari ngombwa kwirwa asobanura uko byagenze, ahubwo abantu bamugaya iyo babona bagenzi be bamugaya, iyo babona nta mwana afite bakumva ko ari ikigoryi, nta bwenge afite. Ariko kuri Mariya yari umukiranutsi. Cyari ikibazo kimukomereye cyane, kugeza ubwe yafashe umwanzuro wo guhunga kugira ngo ahindure environoma, ngo ahungira kure cyane kwa mwene wabo Elizabeti. Ariko ngo ikintu cyantangaje, ngo ageze kwa Elizabeti, ngo bakiramukanya, ngo Umwuka Wera ahishurira mwene wabo Elizabeti ko yabaramukanyaga, ngo abana bari mu nda zabo bombi ngo batangira kwitera hejuru. Elizabeti ngo Umwuka Wera amuhishurira yuko uwo Mariya mwene wabo atwite ngo ari umwami we. Aravuga ati noneho ni ibitangaza bimbayeho. Ngo atangira gushima Imana, aravuga ati ndi igiki nkanjye ko nyina w'umwami wanjye angenderera. Imana idufashe cyane. Mariya nawe ya magambo mwene wabo avuze ahita yumva, amujya mu mutima, biramunezeza. Aravuga ati Imana ishimwe. Atangira gushima Imana ko Imana imusobanuye, Imana imutangiye ubuhamya kuri mwene wabo aho yari ahungiye urubwa rw'iwabo muri kavukire. Nabo Imana Umwuka Wera ahita abasobanurira. Nibajije kuri aya magambo nkimara kuyasoma, ndavuga nti kuki Elizabeth yamenye ko Mariya atwite, kandi n'impamvu yo gutwita n'uwatwita uwo ari we atarabimubwira. Ndavuga nti numva Umwuka Wera arambwira ati cyari igisubizo cy'Imana. Imana yari imutangiye ubuhamya kugira ngo wenda iyo baza kurangiza kuramukanya bagatangira kuganira bisanzwe, yari kugera igihe amubwira ati ndatwite. Ntiyari no gusobanura, ntiyari kubasha no kumusobanurira uko marayika yamusanze. Wenda yari kumubwira ati wa mukobwa we ko twakwizeraga, none wabaye ute, byagenze gute? Imana idufashe. Ariko marayika amutangira ubuhamya hakiri kare, nuko ndetse amuhishurira n'uwatwite uwo ari we, kwamenya ko ari umwami we. Nuko Mariya nawe ngo yuzura Umwuka Wera, araririmba, aranezerwa, kuko Imana yari imukuyeho urubwa, kuko yari atwite, yari umwami w'abami, yari umutegeka w'isi yose. Imana idufashe. Nawe atangira kuririmba, atangira kuzura ibyishimo, aravuga ati Imana inkuyeho urubwa, Imana inkoreye ibitangaza. Mwene data, ndagira nkubwire, ushobora kuba umaze igihe uri mu ntambara, ushobora kuba umaze iminsi uri mu ngorane, ni amadeni wagiyemo, wenda urabona ko banki ije guteza ibyawe birangiye, nabyo wenda utanafite, n'urubyaro se uravuga uti ngiye gusenya, nabuze urubyaro. Ese uravuga uti ngiye gupfa, ni indwara amaranye igihe kirekire cyane. Icyo kintu gikomeye, icyo kintu udashobora kubonera igisubizo, mwene wanyu atagufasha, inshuti zawe zitagiye zikumarira, icyo kintu umaranye iminsi cy'intimba ikomeye mu mutima, kibwire Yesu. Kibwire Yesu, nturambirwa kukimubwira, ukimuture amanywa nijoro. Arabizi kandi afite imbaraga zo kubera igisubizo, maze umunsi umwe mu gihe gikwiriye, nkuko mu mezi 9 Hana yatwite. Imana idufashe, nkuko Mariya igihe yarageze kuri Elizabeti, Imana yamutangiye ubuhamya. Nawe ndagira nkubwire, Imana mu gihe gikwiriye
izagutangira ubuhamya. Mu gihe mu mezi 9 ari imbere uzaba utwite, mu gihe gikwiriye Imana izagutangira ubuhamya. Ni ikibazo gikomeye wabuze wenda uko usobanura wahuye nacyo mu buzima, ni urubanza se wararenganye, wabuze uko ubigenza, ntufite n'abakuburanira, ntufite uko wisobanura, byarakuyobeye, wenda uri muri gereza, uravuga uti nzaburana ntibizagenda gute, ariko Imana uyizere uyiringire, igihe kimwe izagusobanura, abantu batangare, abantu bumirwe, kuko ari Imana yo kwizerwa. Turarangije kuko bisanzwe ntabwo dushaka gutwara umwanya munini cyane, ariko tugiye gusengana n'umuntu wese umaze igihe afite ikibazo kitafite igisubizo, umuntu ufite intambara mu muryango we zidafite ibisubizo, ni intambara z'umuryango, n'abana se, n'umugabo cyangwa umugore, ni boss wawe se ku kazi, mbese cya kindi cyo kundiba y'umutima, kimwe cy'urupfu cyo kuvuga ngo ni ugupfa, ni ubuzima burarangirira ahangaha, ni indwara ikomeye ntawe ushobora kuyivura. Ndagira nkubwire, uzamure ukuboko kwawe hanyuma dusenge, ubibwire Yesu. Ndaguhamiriza ko uyu nguyu wakoze ibi ngibi kuri aba ngaba ntabwo ahinduka, niwe na n'uyu munsi, kandi niko azahora ibihe byose. Mana, turagushima, dusengeye abantu bose bumvishije ijambo kugira ngo bagirire neza, ubafashe, wabera igisubizo umuntu wese uko agowe, umuntu wese uko yihebye, umuntu wese uko ataka, mu izina rya Yesu. Ari uri mu bitaro urembye udafite n'ibyiringiro, cyangwa se ufite uburwayi udafite n'ibyiringiro byo kuzakira, turabasengera abo bose, abamaze igihe kinini cyane ngo zigiye gusenyuka kubera urubyaro, mu izina rya Yesu. Abafite abana babananiye kugeza ku rugero rwo kwiyahura, abo turabasengera mu izina rya Yesu. Abari mu magereza, bafite abantu mu magereza bafunzwe ndetse badafite n'ibyiringiro byo kuzavamo, turabasengera. Barenganya, bari mu kaga bose, kugira ngo Uwiteka Mana Nyirijuru, wowe wagiriye neza abangaha tumaze kubona, wowe udahindukana n'uyu munsi, nubagiriye neza, nufashe umuntu wese, abarwayi ubakize mu izina rya Yesu. Ukora ibitangaza ku buzima bw'abantu bose, abarimo bumva iyi nyigisho, abumvira isengesho, umuntu wese ukwizeye umubera igisubizo, kandi umuhumurize, ukore ku mutima we, ukore ku buzima bwe, umuhindurire amateka. Nawe iyi ndirimbo azayiririmbe, indirimbo y'ibyishimo, indirimbo y'amashimwe, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Ahasigaye mwizere, kandi uw'Imana izasubiza rwose azagende ku rusengero ahasanzwe asengera, azatanga ituro, azashimira Imana, kandi icyo Imana izagukorera ntuzakigira ubwiru, uzakibwire n'abandi, uti nari mfite ikibazo kimeze gutya, ariko igihe kimwe ndizera ndasenga, Imana yaranshubije. Ibyo ni byo Imana ikunda, ni byo Imana ishaka, kandi nibyo bizatuma Imana ikomeza kubana nawe mu buzima bwawe, gukora ibitangaza. Imana ibahe umugisha. Rero mu kurangiza nk'uko bisanzwe, tujya turangiza tubabwira tuti, nimba ufashijwe ukaba wumva inyigisho cyo zikumariye, uzisangize n'abandi nabo bafite ibibazo, kugira ngo Imana ibagendere basubize. Bakore subscribe, bakore share na comment, kugira ngo dushobore kumenya n'ibyifuzo, kuko mu minsi iri imbere turifuza kujya noneho dusengera n'ibyifuzo tuzi, nubwo utatubwira amazina yawe, ariko ukatubwira icyifuzo ufite gusa, tukagusengera, kandi turizera ko Imana izakomeza gukora ibitangaza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.